Mwami Imana yacu araturinze, uturindira muri iyi si ishaje, uturinda umujinya wa Satani, uraturinda ntitwapfa. Haleluya. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Haleluya. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Haleluya. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu mwami wanjye. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Iki gitondo ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Muri aka kanya ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Mu buzima bwacu ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Mu kubaho kwacu mwami ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Haleluya. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Turagushima Mana, turagushimira Yesu, turagushimira Mwuka wera uva kuri Data, turagushimira amashimwe aruzuye mu mitima yacu. Iyo tubonye ubuntu bw'umunsi, iyo twongeye kubyuka tugasanga tukiriho, iyo twibutse ko uri Imana nziza, iyo twibutse ko ari wowe utanga ubuzima ukaba uduhaye ubuzima, iyo twibutse ko ari wowe utanga imibereho ukaba uduhaye kubaho, iyo twibutse ko ari wowe udukomeje ukaba udukomeje mwami, n'uyu munsi ukaba udukomerejemo, turagushima Mana. Ni byinshi ku buzima bwacu, ni byinshi ku bugingo bwacu, ibyo uba wakoze ushimwe, uhabwa icyubahiro. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Haleluya. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Uyu mwanya ushimwe mwami we, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'uyu munsi dusengeramo. Ni Zaburi ya 5 umurongo wa 4, hanyuma tuze gusimbuka tujye ku murongo wa 13. Ndasubiramo Zaburi ya 5 umurongo wa 4, hanyuma turasimbuka tugende tujye gusoma umurongo wa 13, niyo 200 dusengeramo uwa 4 n'uwa 13. Reka nsome mu izina rya Yesu. Zaburi ya 5 umurongo wa 4. Uwiteka, mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Haleluya. Noneho umurongo wa 13. Kuko uzaba umukiranutsi umugisha, Uwiteka uzamugotesha urukundo rwawe nk'ingabo. Amen, amen. Iyi zaburi baravuga ngo ni zaburi yahimbiwe umutwaro w'abaririmbyi baririmbisha Nehiroti, ni ya Dawidi. Uyu munsi rero ntabwo ari zaburi ya Dawidi, zaburi ya 5 ni zaburi yawe, umurongo wa 4 n'umurongo wa 13. Uwiteka, mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Ni byiza ko tubyuka mu gitondo tugasenga, ni byiza ko dufata igihe mu gitondo tukicara tugasenga. Haleluya. Bifite umumaro munini gufata umunsi wawe ukawereka Imana, kuzamura amashimwe, apana no kubwira Imana gusa ibyo dukeneye, no kuza imbere y'Imana gusa tuyisaba. Oya, shimira Imana kubyutsa amahoro, shimira Imana kuri muzima, shimira Imana ibyikoze, shimira Imana ko iyo nzu urimo itakuguyeho, shimira Imana abaturanyi ko baramutse amahoro, shimira Imana igihugu urimo ko muri amahoro, shimira Imana, shimira Yesu. Ni Imana
ibigena, ni Imana ibidukorera, ni Imana ibiduha, ni Imana ibigenga ikadukingurira umunsi. Hari abatabonye ubuntu bw'ubuzima, kuba dufite ubuzima, kuba umuntu agihumeka uko wakanguka kose bimeze, ariko kuba tugihumeka ni ikintu cy'agaciro gikomeye. hari abari muri bombo, hari abari hehe, ariko twe turi bazima, tubishimira Imana. Mu gitondo zinduka usenge, koko turutwe n'inyoni. Inyoni ngo zirabyuka mu gitondo zikaririmbira Imana, zigahimbaza Imana. None umuntu Imana yaremye mu ishusho yayo, ikamushyiramo umwuka wayo ahumeka, ikadutandukanya n'izindi nyamaswa, ikadutandukanya n'ibindi biremwa. Twebwe turi special, twebwe turi abantu Imana yiremeye, ibyitondeye, ibikunze, ibishaka. Inama iraba ngo tureme umuntu, Imana iraturema, yo ubwayo irabikora, iduhumekeramo umwuka wayo. Tunanirwe kuyishima, tunanirwe kuyihimbaza mu gitondo tubyutse, dushyire hejuru izina ryayo, dushyire hejuru icyubahiro cyayo. Ndakubwiye ngo ibuka gusenga mu gitondo. Iyi Zaburi yaravuze ngo Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye. Mu gitondo Imana ibirindiriye kumva amajwi yacu, irabikeneye kumva amajwi yacu dusenga, irabishaka kumva amajwi yacu dusenga, irabinezererwa kumva amajwi yacu dusenga. Byuka mu gitondo usenge, haguruka, ramburira Imana amaboko, ririmbira Imana, gira indirimbo uririmbiye Imana, gira icyo ubwiye Imana mu gitondo, uyishimire, uyihimbaze. Vugana n'umwuka wera w'Imana, umufasha twahawe, ushimire umwuka wera. Twitoze kubana n'Imana mu gitondo cyacu. Noneho muri icyo gitondo tubwire Data uko ibintu bimeze. Data, ukereka Imana iby'umunsi wawe, ukereka Imana ibyawe. Umaze gushima, wereka Imana iby'uwo munsi. Ugire ijambo watuye ku munsi wawe. Mbere yuko Satani agira ibyo yaturaho n'ibyo ashyiraho n'abakozi be, nawe gira ibyo ushyizeho, cyangwa se uvuguruze ibyo bakoze n'ibyo basizeho. Gira ibyo uvuguruje ku munsi wawe, gira ibyo uhinduje, gira ibyo ukuyeho. Ko isi y'umwuka yo iriho kandi abayikoramo barahari, bo ntibasinziriye. Haguruka rero nawe ugira icyo ukoze, nanjye ngira icyo nkoze kubw'umunsi Uwiteka aba yaduhaye. Ngo Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye. Ngo nk'uko dufungura iminwa tukagira icyo tuvuze, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe. Ngo dusenge mu gitondo, twe kurutwa n'inyoni. Inyoni ngo zirabyuka zikaririmba, zigahimbaza, zigashyira Imana hejuru, zikabona kujya mu bindi. Natwe rero reka tubidukore, duhimbaza Imana, dushyire Data wa twese hejuru. Mu gusenga kwanjye nzajya nkwerekeza hehe? Kuri wowe. Mbe maso ntegereje, kandi tube maso, tujye dutegereza Imana. Bategereza Imana ntacyo baba, bategereza Imana, Imana irabiyereka. Abatirwanirira, abayirindira, uyu munsi ubwira Imana ngo Mana umpe kugutegereza, umpe gutegereza. Dutegereze Imana, ni Imana yumva gusenga, ni Imana. Umurongo wa 13 bavuze ngo kuko uzaha umukiranutsi umugisha, Uwiteka uzamugotesha urukundo rwawe n'ingabo. Reka ijambo uyu murongo wa 13 tuwature ku munsi wacu. Ubwira Uwiteka ngo Uwite, ni wowe ntegereje, kuko uzaha umukiranutsi umugisha, n'umuha umugisha. Ubwira Uwiteka uyu munsi aguha umugisha, buri saha y'umunsi umugisha yagennye utugereho wuzuye uko yabigambiriye. Haleluya! Uko yabigambiriye bisohozwe. Ngo Uwiteka uzamugotesha urukundo n'ingabo. Uwiteka ubwira tugotesha urukundo nk'ingabo. Aho tugenda tugotwe n'urukundo rw'Imana nk'ingabo. Aho tuzaba turi uyu munsi tugendere mu rukundo rw'Imana nk'ingabo idukingira. Urukundo rw'Imana rutworose ku mibiri yacu, ku mwuka wacu. Urukundo rw'Imana rworose urubyaro rwacu nk'ingabo, rugote, rurinde. Ngo uzamugotesha urukundo rwawe nk'ingabo, rugende ku byacu, ku migisha yacu, mu kazi kacu tuzaba tugiye, abirirwa mu rugo, buri wese icyo uzaba urimo. Urukundo rw'Imana rukugote nk'ingabo, aba ariyo ngabo iturinda. Ibiza kudushaka bisanzwe dusesetse mu rukundo rw'Imana, ibiza kutuvangira bisange dusesetse mu rukundo rw'Imana, bibura aho bimenera. Abaza kuturwanya, ibiza abaduhagurukira basange dusesetse mu rukundo rw'Imana, ariho twihishe, ariyo ngabo iri kutugota, ariyo kugendana natwe, ariyo iri kuturinda. Haleluya, haleluya. Ngo kuko uzaha umukiranutsi umugisha,
ubwira Uwiteka ngo nteze ibiganza muri iki gitondo nk'umugisha, umpera abana umugisha, umpera umugabo umugisha, iyo turi bugende guhaha tuhahe turonke mu izina rya Yesu. Ibiganza byacu bihabwa umugisha, ibirenge byacu bihabwa umugisha, buri rugingo rwacu ruhabwa umugisha. Haleluya, Imana ishimwe, Data wa twese yubahwe. Uyu munsi Uwiteka dufungurira imigisha yacu iyaheze mu kirere. Usenga ubwira Imana ngo Mana, ndafunguza imigisha yanjye, ndafunguza imigisha y'urugo rwanjye, ndafunguza imigisha y'umuryango wanjye. Usenge ati ndafunguza imigisha y'abana banjye, ndafunguza imigisha y'aho nashatse, ndafunguza imigisha yo muri iki mu gihugu utuyemo. Ufunguza imigisha yaho, kuko nutayifunguza usanga hari ibibazo n'ibindi n'ibindi. Ni wowe ugomba gufungura umunwa ugasenga mu gitondo ukabibwira Imana, kuko igihugu nikitabamo umugisha n'ubundi haramo ubukene n'ibibazo n'ibindi n'ibindi. Ariko nusenga ngo Uwiteka afungure n'umugisha muri icyo gihugu, natwe turabyungukiramo tugituye. Aho utuye naho dufitemo inyungu ndetse nini. Amen. Imana itugirire ubuntu, umugisha w'amagara mazima, umugisha wo mu mwuka. Haleluya, haleluya. Reka dusenge Imana. Murongo wa 4 hano muri iki gice cya 5, iyi Zaburi wavuze ngo Uwiteka mu gitondo uzajya wumva gusenga kwanjye, uzajya wumva ijwi ryanjye. Mu gitondo uzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Imana yo mu ijuru yindi yaduhaye Yesu, niyo twerekejeho gusenga kwacu. Papa, niwe twerekejeho gusenga kwacu, niwe tubwiye iki gitondo, niwe duhamagaye iki gitondo, niwe tubyeretse iki gitondo, niwe dushimiye iki gitondo, niwe tuvugirije impundu. Gusenga kwacu Mwami, muri iki gitondo Mwami, ganza utegeke byose birakumvira. Turi maso Mwami, niwe dutegereje, turagutegereje ngo duhe umugisha. Uha umugisha imirimo y'amaboko yacu, uha umugisha imiryango yacu, uha umugisha aho dusengera, uha umugisha aho dusengana, uha umugisha iki cyumba cy'amasengesho Mwami, uha umugisha umuyobozi wacyo Mwami, uha umugisha inshuti zacu Mwami, uha umugisha urubyaro rwacu Mwami, uha umugisha Mwami Yesu abazumva iyi video Mwami, uha umugisha Mwami uyu munsi, buri saha y'uyu munsi, umugisha wateganije, ubuntu wasizeho bw'umunsi busohora ku buzima bwacu ko wabigambiriye, busohore bwuzuye, ntagire ikigabanuka, ntihagire ikivaho mu izina rya Yesu, ntihagire icyo tunyanganywa, ntihagire igica mu myanya y'intoki, ahubwo umugisha ko wawuzanye tuwubone, tuwufate, tuwakire. Uwiteka turagusabye kandi ngo tugoteshe urukundo nk'ingabo, tugote masaha yose y'uyu munsi, tugote Mwami mu gitondo, mu gicamunsi, mu mugoroba, ijoro riniki, tugote Mwami, tugote ingabo yawe, tugoteshe urukundo rwawe nk'ingabo, uturebere mu rukundo rwawe, utubonere mu rukundo rwawe, Data wa twese, mu izina rya Yesu. Ibyacu byose tubirindishije urukundo rwawe, abacu bose tubarindishije urukundo rwawe, umwuka wacu tuwurindishije urukundo rwawe, imibiri yacu irindwe n'urukundo rwawe. Yes, inzira turi bunyuremo tuzinyuremo mu rukundo rwawe. Haleluya, utugoteshe urukundo rwawe nk'ingabo. Turagushimiye Mana kubw'urukundo rwawe, kandi warabihamije uduha Yesu. Dufite igihamya cy'urukundo rwawe, dufite igihamya ko kugenda utubabarira, dufite ibihamya ko kugenda utwitaho, dufite ibihamya ko kuri Imana y'urukundo, kandi urukundo rwakaba ari ingabo. Haleluya, nta cyadutera kwa turi mu rukundo rwawe, nta kiri butuze kwivanga mu byacu kwa turi mu rukundo rwawe. Aho ngaho niho turi, ibyo wagambire nibyo biri bube gusa, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom shalom. Mwibuke gukora subscribe.